namwe rero ko ibintu bihinduye isura muri Uvira, ibintu bihinduye isura mu mujyi wa Uvira wari usigaye imwe mu mijyi mikuru burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage barimo kuvuga bati karibu sana, nta wundi baha karibu ni M23 n'ingabo za M23 zamaze kwinjira muri uyu mujyi zihereye Kavimvira zihita zimanuka mu mujyi neza neza. Ni ibintu bishyushye kuri uyu mugoroba wa tariki ya 9 z'ukwa 12 2025, aho M23 yarihanganye mu bice bitandukanye bya Uvira, bya muri teritwari ya Uvira, igenda imanuka za Kiriba, za Kawizi, za Kala, za Kavimvira, ikaba imaze kwitereka tayari mu mujyi wa Uvira. Byari byatangiye bica amarenga, abantu batabaza bavuga bati nyaboneka ni mudutabare, nyaboneka rwose M23 manuka udufashe utabare uyu mujyi ubohore. Video irimo muremo murayibona ukuntu abavandimwe barimo kwirukanka cyane kibuno mpamaguru. Ibingibi nawe ukibona uri nk'umuturage uhita uvuga uti byanze bikunze umujyi urafashwe, aho ubona imodoka za gisirikare ziruka kurusha abaturage, ndetse nta nuwo ziha rifuti kubera yuko ziba zikiza amagara yazo. Icyo gihe abayaterewe hejuru buri wese abakwiriye gusama aye. Ibyo rero biri kubera muri uyu mujyi, ibyo byabanje kubera muri uyu mujyi wa Uvira kugeza ubu ngubu ukaba wamaze kuba tombe, mbese ukaba wamaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Twebwe dusanga zitakwiriye kwitwa inyeshyamba ahubwo zaramaze kuba inyamujyi. Ntabwo wamara gufata umujyi nka Goma ngo umare gufata umujyi nka Bukavu, noneho ngo wongereho umujyi nka Uvira ubukiswe inyeshyamba. Ngira ngo muribo murababona abasirikare uburyo ariko uryamye mu muhanda yakoze karitoma banza bamurashe, kuko ndabona atarimo kwinyagambura kandi ntabwo warwanira mu muhanda mo hagati. Ku bahanga bw'ibyuma hari iyi video muribo murayibona, barimo baravuga ringara bavuga ngo tinge nango. Ubwo murumva ko nanjye ntabwo ndisobanukiwe cyane, ariko ibintu nuko biba byamaze kuyagara cyane. Hanyuma rero buri wese yikinga ku modoka, ndabona abasivile barimo bikinga ku modoka bashaka aburi cyangwa se aho bikinga aya masasu bungama iyi mvura y'amasasu yari muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu rero byamaze gusobanuka ko umujyi wa Uvira tayari wamaze kugwa mu maboko y'umutwe wa AFC M23, ibintu bitoroshye na gatoya cyane. Ibindi turi buze kubigarukaho, ariko nibura ahangaha byari byabanje guca amarenga, aho bwana Colonel Wiringoma yawe na amashusho dashobora kupfa kubereka, yari yabanje gufata video iri shoka igaragaza ububi bwose bwakozwe n'ingabo z'u Burundi mbere yuko zitakaza ibice bya za Ruvungi, ibice bya za Katogota, ibice bya bitandukanye bya hariya. Imiragaragara imirambo, niyo mpamvu tutashobora kuyibereka. Imirambo irimo iy'abana, imirambo irimo iy'abamama, abapapa, bose abo ngabo rero bakaba bishwe ngo n'uruhande rw'ingabo z'u Burundi, aho zakomeje kugenda zihambira ku rugamba, ariko zataye ibikoresho byinshi, harimo imyambaro ya gisirikare, harimo imbunda, harimo ibisanduku by'amasasu. Ati rwose urabona ko Maurice 60 nouveau Maurice 60 urabona byose babijugunye, ibibunda biremereye cyane, za grenade barajugunya, mbese urugamba rwageza ahantu rubarenga. M23 yabacanyeho umuriro. Majoro yataye amapeti ariruka cyane, ufite ipeti rya majoro yaritaye, bata amakarita y'indangamuntu, ibyo byose babitaye. Repubulika y'u Burundi rwose ahangaha rwose biragaragara ko ni byinshi bataye. Ibyo nibyo ari kugenda asubiramo avuga ati rwose za machine gun, ati kandi bigaragaza ko ariho bigaragaza aho byacuriwe, aho byoherejwe, nicyo bigiye gukora. Ibyo byose arimo kugenda abitwereka ahangaha, ariko amashusho ntabwo yoroshye kuba wayashyira kuri ikoranabuhanga dukoreraho.
ahubwo ikiriho cyo nuko M23 yamaze gufata uyu mujyi nyuma yuko irwanye bikomeye cyane iraye iwinjiyemo rero, ariko Kongo yibukije Amerika ko u Rwanda ari rwo rwisha amasezerano yi Washington. Ako kanya rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zise zitambika M23 zirayibwira ziti musubira inyuma. Ibyo ngibyo turaje tubigarukeho. Kevin ari kubanga bw'ibyuma mu kanya gato cyane, mubane natwe muri aya makuru kuko tuzanye update. Yes, rero nta kindi kituzanye usibye update. Dutangira tubabwira ko tuba turi kumwe n'Inuma Transport Limited. Iyi ikabidukodesha imodoka zitwara imizigo fuso n'amakamyo, igafasha abantu bashaka kwimuka, ikabimura neza cyane, igatwara abantu bagiye mu butumwa bw'akazi, igatwara abantu bagiye gutembera, igakodesha imodoka ku bantu bari mu kiruhuko, igakodesha imodoka zitwara abageni, imodoka nziza nshyashya kabisa ku 0788 2791 cyangwa se guteranya 150 788 87 Inuma Transport@gmail.com niyo email. Duhayirane Cooperative Building niyo nyubako dukoreramo, ni hara mu Gakiro ka Gisozi ruguru y'Umukindo Plaza, aho ngaho niho dukorera. Uba wisanga ingabo za mbere rero za AFC M23 nyuma yuko zikanze umurindi iza FARDC, ngo twahere na kare tubereka amashusho bavamo mu mujyi bagenda, ubuziraye zinjiye mu mujyi wa Uvira zihereye Kavimvira. M23 ubungubu zirimo kwinjira mujyi wa Uvira zinyuze Kavimvira muri uyu mugoroba. Amakuru twikurira rwose ku mirongo y'urugamba atanzwe n'inzego z'umutekano tayari niko arimo kubitwereka, ibintu bitoroshye na gatoya. Abaturage rero baziha ikaze bati finally you alive, mbese ngo kera kabaye mu birangiye muhageze kandi karibu sana. Namwe murimo murabyumva muri iyi video, murimo murabyumva. Niko zikora, ntabwo ziwinjira ku manywa, ziwinjira mu kabwibwi, ziwinjira mu kajorojoro, ziwinjira rwose zikamufuye akijima kugira ngo n'ubundi bamenye ko ari indwanyi, intare z'ishyamba, mbese zibera mu mashyamba hijimye. Mu by'ukuri ni M23 sugufana, ariko ibyo zikoze biragaragaza ku rundi ruhande ko ingabo za M23 zikaze cyane uregereranyije na coalition ya FARDC n'ingabo z'abarundi zamaze guhunga zitarwanye. Rwose abahungiye Burundi rero bo rwose nta kabuza n'ubundi bari bitabigarukira, ntabwo bari buze kwemera kuba mu gihugu kidafite amafaranga kandi babunze igihugu gifitiye amafaranga, gifitiye izahabu. Ati rwose bari buze kuba bigarukiye. Niyo makuru ari kugarukaho ku mitandao zose, mbuga nkoranyambaga, aba imboni zose zanditse ibintu byakaze, mbese kuba bati ibibaye muri uyu mujyi rwose ni hatari. Kuri uyu mugoroba wa 9 z'ukwa 12 2025 AFC ikaba imaze kwinjira iyo Falema mu mujyi, mbese n'itsinzi ikomeye cyane mu mujyi wa Uvira kugeza ubu rero. Nuvuga ngo kugeza ubu ngo umuturanyi mushya nk'inshuti y'agahato Uburundi buhise bumwakira. Uvira tombe niyo nyito iri hari, niyo mvugo, niyo nteruro irimo gukoreshwa hariya muri Kivu y'Epfo. Ku nsinzi ihambaye baguruka birukanka cyane ingabo ziharanira impinduramatwara za Kongo, zikaba zamaze kwinjira mu gisagara cya Uvira, zihita ziturana ako kanya n'u Burundi. Umujyi wose ubungubu ngo igisigaye mu kwikorera amasuku, ahandi bari buze kuba taberekeza. Batangiye guca imigani bavuga ati ese Kareme murimo muratwumva umwuka, ese Kindu Kisangani mumeze mute ko namwe tuzi neza ko mumerewe nabi. Ibyo byose birero birimo kugenda bigarukwaho mu buryo cyangwa se ubundi. Ariko turimo turavuga M23 tukibagirwa ko MRDP twirwaneho nayo yari ibari inyuma, ivuga iti aho mukandagira twashingura ikirenge twita tuhakandagira.
strategy turimo turazigana neza cyane nyuma y'iminsi mike turwana n'ingabo z'abarundi hano imbonera kure tuzikubita FARDC FDLR zirukanka abazarendo byabacanze mwari mwamaze kumva umugabo witwa Makana Kika wavuga ati rwose ntagire uhunga ariko yamaze kufata kava kera ariya yamaze kwiviramo rwose nta mikino abayifitiye ngo rwose yamaze kwigendera uyu rero nubaye umujyi wa gatatu nyuma yuriya wa Goma wa Bukavu yamaze gufatwa imijyi minini nibura ufashwe umwaka utarangiye mbese kandi mwe mwamaze kumva amakuru kubigwi TV tubabwira ko twifitiye amakuru arimo kuva ku ruhande rw'u Burundi agaragaza ko M23 yahigiye ko igomba gufata aka gace ka Kivu y'Epfo ku mujyi wa Uvira igahita ikurikizaho Karemi mbere yuko Noheli igera kandi buri Karemi iri mu kaga kuko ntabwo iri kure cyane ya Uvira rero naho nihatangira gutegurirwa ibitero cyangwa se no gutarakasa abaturage kubamerera nabi ibyo ngibyo ntabwo M23 nanone iri buze kubyihanganira nibikiri impuha rero ntibikira amagambo nibyo niyo nkuru irayeho igera mu binyamakuru itugera hanga twicariye muri studio igaragaza uburyo ki mujyi wa Uvira uri mu maboko noneho ya M23 ngabo ikingira abanyekongo bose nkuko bo bakomeje kugenda babivuga aho ku ruhande rw'ishyigikiye izi warriors cyangwa izi ndwanyiza AFC M23 uvuga bati ntabwo bavangura bakoresha ikene wabo bo iyo ubaganye wese baramwakira nuko bigenze rero kubinjira mu mujyi wa Uvira bahabwa amashyi umudiho ari wose ibintu bitari ibintu byamaze kwitegwa n'ubundi abantu bamaze kugenda babibona bavuga bati ntabwo ni intoki gusa turimo kubara naho ubundi uko biza kugenda kose uyu mujyi uri buze kuvamo umujyi uri buze gufatwa na AFC M23 ni umujyi byatangiye bica amarenga nkuko muri kubibona muri iyo video rwose niyo ngiyo nukuvuga ngo banke zari zabanje gufungwa ubona ko rwose muvoma zahagaze zabanje guvanwamo amafaranga abantu babikuje ari benshi banke centrale ya Kongo irafunga amandima banke agenda atanga amafaranga bayavida kuko bafite experience y'ibyabereye Igoma bafite experience y'ibyabereye Bukavu hanyuma ubundi batangira kugenda umwe ku wundi urusorongo biviramo gake nk'ubu turimo turareba umurongo rwose wa polisi irimo gutonda igenda yinjira mu Burundi ugahita ubona ko byaciye amarenga bikomeye cyane aho kugira ngo barwana aho kugira ngo barinde umujyi bo bahisemo kwihungira na mbere y'uko kandi nta natangazo ryigeze ritangwa ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa polisi cyangwa se rwa guverinora ya Kivu y'Epfo Jean Jacques Purusi we yavuze ati ntimuhunge ndi muri ofisi yanjye abanyapolitike kubizera byo rwose uba wizeye ikirere barahinduka bigendana na politiki igezweho umuntu arakubeshya ngo ngende muri ofisi kandi yibereye za Karemi yibereye za Bujumbura abapolisi ngaba hano barimo bafashe iya mbere nibo bagiye kwikubitiro ntiwareba abapolisi bagiye iyarubika rwose ibintu bakoze ibintu babanje gukora rwose bigaragaza ko rwose umuturage adafite no kwizera inzego ubundi bibaye na ngombwa biterwa kuko akenshi zikora zishyira zibanza kwinezeza kuko kugira ngo ufate ubuhungiro mbere yuko ubwira abaturage nenshinzwe kubarinda none imbaraga ziranciranye ndabona imbaraga zanjye ntazo reka twigendere ese gahunda ni ukugaragaza amajeste gusa kugira ngo abantu bavuge bati twabibonye kugiye natwe reka tugende abapolisi baragenda barirukanka rwose bahita bahungira mu Burundi barigendera barangije basiga abaturage inyuma ubwo rero umuturage nawe agakoresha sixième musanse cyangwa se inyurabwenge ye agahita avuga ati byakaze kabisa reka natwe twigendere Notable et jeune intellectuel demande au passage pacifique de la FC M23 nuvango abantu bose barimo abanyacyubahiro abajene abajijutse bose barakuvuga ati bari batanye baca amarenga bavuga bati
M23 rwose mu gihe inzira yinjirire kuko nubundi irimo irabandanya face à l'avance de combat des combattants des AFC M23 dans la région. Les notables et les jeunes intellectuels du Vira ont lancé un appel pressant à la population locale ce lundi, exhortant à la retenue et à la non-confrontation. Abanyabwenge rwose bareba kure bavuze bati ibi bigaragara byo rwose ntabwo turi buze kwitambika izi ngwanyi zaje zifite imbaraga, ntabwo dukwiriye kuzana ibye. Bo bavuze bati ingabo nubundi ntimurwane kuko nubundi biragaragara ko muri buze kuneshwa, biragaragara ko mutari buze kwitambika aba barwanyi kugira ngo abaturage batahapfira mwihangane ntimwirirwe mu Rwanda. Ahubwo icyo bari gukora gutanga itangazo nabo ubwabo bakavuga bati uyu mujyi uratunaniye kuwurinda, twigendere gutsindwa bibaho. Dans un communiqué lundi public, ce leader communautaire et intellectuel ont spécifiquement demandé à la jeunesse de privilégier la retenue et la préservation de la vie. Baravuga bati uko bigenda kose rero abana bavuga rikumvikana, mwakire baba jene ba M23 mu rinda ubuzima bwanyu rwose, mwirinde ko butakara kuko amagara arasesekwa ntayogwa, kandi rwose na pièce de rechange y'ubuzima na pièce de rechange y'umubiri y'igice cy'umubiri bangirije icyo ngicyo rwose kwitambika umuvumba cyangwa se flow umuvuduko baba bifitiye n'ukwiyahura. Ati abahita babwira rero abitwaje intwaro aho ngaho mu mujyi bati nyamuneka mwirinde ko habaho ibintu byo gushaka kurasanira muri uyu mujyi kuko biragaragara ko mufite imbaraga nkeya. L'objectif de cet appel est clair, garantir un passage sans violence de AFC M23 afin de minimiser les risques de perte humaine et de destruction matérielle dans la cité et ses environs. Bati nta kindi tugamije, nyamuneka mudufashe ku buryo iyi M23 itarwanira muri uyu mujyi murwana muhanyanyaza kandi mubona babinjanye tayari hatagira abantu benshi bahapfira. N'amavideo menshi aragaragara arahari ni menshi, abo ati rwose mukore ibishoboka byose ntimurwanire muri uyu mujyi. Donc amavideo barimo kwihungira se nimwayabonye kandi twakomeza tukanaberekana nta n'ikibazo biteye. No kuvuga ngo rwose M23 iyo yinje ari tambara risanga ikibuga giharuye gikubuye rwose nta kurwana, wumve ngo uko kwinjira kose kuri gukorerwa muri uyu mujyi nta rusaku rw'amasasu rurenze rumvikanyemo. Icyakora buriya bidatunguranye bitanabatungura rwose, bitanabatungura. Ejo mwumvise uyu mujyi nubwo wamaze kuwinjira, ni nako twari twahoze tubibona mu mujyi wa Goma ari ku itariki 26 z'ukwa mbere 2025 ko twabonaga gake mwijoro batubwira ngo Goma Tombe, ariko tubona ingabo nkeya zigenda mu mujyi, twumva n'udusasu duke crepitement de barre ziturika gake, ariko tuzi ngo byarangiye, bwakeye urugamba ruba urugamba. Bwakeye urugamba ruba urugamba rukomeye cyane. Les signataires de communiqué insistent sur la nécessité d'une approche pacifique pour protéger les civils, soulignant l'importance de la prudence et de cette période de tension accrue. Bati rero icyambere dushize imbere nuko rwose hakwiriye kubaho ukuganira, hakwiriye kubaho ugurinda abasivile, hakwiriye kubaho guha agaciro ubwitonzi muri iki gihe amakimbirane yafashe indi ntera, muri iki gihe ubona ko buri ruhande ruvuga ruti intsinzi tugomba kuyigira iyacu. Hanyuma rero izi update dufite zikimara gusohoka, Kongo yarimo icungira hafi. Hanyuma Patrick Muyaya Katembwe, uyu nguyu ni ministre w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, aravuga ati ibingibi twari twabibonye kandi rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo kubanga bw'ibyuma babitangiye kumutwereka, arimo aravuga ati mu by'ukuri mbere na mbere twese natwe twahoze twitegereza ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Epfo, aho uhereza Kamanyora za Uvira aho ngaho. Ati rwose mwari mubizi ko hari itangazo ryabanje gutambuka ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ryagaragaza ko hari bombe ziri guturuka ku butaka bw'u Rwanda mu gice cya Bugarama zikagwa ku baturage cyane cyane b'abasivile, kandi rwose inama y'abaminisitiri yateranyijwe na minisitiri w'intebe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 9 z'ukwa 12 mu 2025, twaravuze duti twagarutse ku birimo kuba tubihuza n'amasezerano y'i Washington twagiranye n'u Rwanda, hanyuma tusaba Amerika ko yabyitaho kubera ko hari na raporo zagaragajwe za organisation humanitaire zigaragaza ko hari impungenge z'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu hariya. Ubwo rero ati twebwe rwose kuba twaganiriye muri iki gitondo tugaruka kubera mu Burasirazuba, ati rwose twarebye ku mutekano w'imbere mu gihugu tuvuga duti ese ni gute twasubiza kuri iki kibazo kiduteye ubona imirwano irushijeho kuba mibi. Ati icyo turimo kuvuga kubera ko turimo kugaruka tubihuza n'amasezerano ya Washington nk'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabivuze, avuga ati u Rwanda mu by'ukuri rurimo ruraviolatinga cyangwa se rurimo rurangiriza ubusugire bw'igihugu cyacu, rurangiriza amasezerano y'i Washington tumaze iminsi dusinye. Ubwo rero urumva u Rwanda rwose rwarebye iruhande, kandi rwose iyo urebye icyo rugamije gufata intambara ukayihindura iy'akarere, kuko barimo barashaka gufata Uburundi, kuko bashyize Uburundi mu kiringi ko nabwo bari buze kwita babukurikizaho. Batangiye barurasaho ibisasu bashingiye ku kuba rwaragize uruhare mu kudefanda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rufatanyije n'ingabo zacu. Ati ubwo rero ni ahangaha guhamagarira umuhuza ko mu mucyo wo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho ni bagaragaza uburemere bwabo. Ni uvuga ngo ahamagariye Amerika kugaragaza igitinyiro cyayo kugira ngo u Rwanda barushyireho igitutu gikomeye cyane, hanyuma rubashe kugira gute kubahiriza ibyo rwasizeho umukono. Ati kandi rero uburenganzira bwa muntu burimo kwangikira, kuko situation humanitaire cyangwa se uburyo abaturage bari gushyirwa mu kaga gakomeye ni ibintu bigaragarira buri wese ko ari ikibazo gikomeye. Ati kandi biragenda bikagera ku mashuri, bikagenda bikagera ku mavuriro, bikagenda bikagera ku segiteri nyinshi. Ati rero hari uburyo bwinshi bugaragarira buri wese ko nta kindi u Rwanda rugamije ari ukubiba iterabwoba mu baturage cyangwa se mu karere. Ati nige nyacyo rero cyo gusaba ko abari ku mbuga nkoranyambaga, abari gukurikirana iby'iyi ntambara, ko uburozi bw'u Rwanda rwose bagomba kubwitondera kuko bari kubukwirakwiza ari bwinshi. Ati rwose rero natwe turi maso tugenda ducunga kugira ngo tugenda dushyira umucyo ku buri kintu cyose kiri gutangazwa ari ikinyoma kuri situation iri mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cyacu kiri ku mirongo nyinshi y'urugamba. Mu by'ukuri uko ibintu bimeze ku rugamba turimo kwitwara neza, ariko nanone ibyo muzi byose murabizi neza cyane ko ari u Rwanda rubiri inyuma byose, rurimo kugenda ruroga n'abaturage bacu ngo bakurikire AFC M23, nyamara badakwiriye gukurikirwa. Ubwo rero reka mbisubiremo neza, birumvikana ko ubu tuvugana ibyo u Rwanda ruri gukora nta kindi bigamije no gutera ubwoba mu baturage. Mbese mu nama twakoze twaboneyeho uburyo bwo kuganira na ba guverineri b'ama province atandukanye, ibe muri Kivu y'Epfo, ya Kivu ya Ruguru ndetse na Ituri n'andi ma province, ko rwose mu by'ukuri bakwiriye kuba bakurikirana ibiri kubera by'umwihariko mu Burasirazuba muri province ya Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo. Urumva ibyo tuzabigarukaho neza. Ubwo rero ni mu nshingano za Perezida w'u Rwanda. Reka nongere mbabwire ko u Rwanda
rushaka gufata intambara rukayihindura iy'akarere, kubera ko intego yabo ntabwo ari kugarukira kuri teritwari cyangwa se ku butaka bwa Kongo, ahubwo ni ukugira ngo bagaragaze ko bakaze mu karere kose. Reka mbabwize ukuri rwose, kuba ibi basinyiye muri Amerika hamwe natwe babirenzeho ni ikibazo. Ubwo rero umuhuza arahamagarwa, turamutabaje rwose kugira ngo afate ingamba zikomeye cyane, habe hahagarikwa iyi mirwano, ibyo bikorwa cyangwa se ubwo bushotoranyi, uwo mutima gashoza ntambara w'u Rwanda, uwo mutima gashoza ntambara bese w'u Rwanda wo guhora bafite akayihayiho ko kugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiyo Kongo ibyo imaze kuvuga. Mu gihe kiri muri update, reka tubanze turebe ko umuvandimwe Bwana Jemuve yaba agihumeka amahoro mu gihe urugamba rwanyuze naho yarari. Kumufatisha bishobora no kugorana cyane, bishobora kutugora, ariko yaduha kuri update nk'umuntu ihibereye, nyuma y'uko Bwana Patrick Muyaya Katembwe, uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ashinzwe itumanaho n'itangazamakuru nka minisitiri waryo, amaze kugira ibyinshi avuga ko u Rwanda rwose rwaciye umugongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko rwose ibyo ngibyo Amerika ikwiriye kubyitaho ikabiha agaciro. Aravuga ati u Rwanda rwose ntabwo runatinze kwihakanira ko rufite attitude belliqueuse, mbese bufite umutima gashoza ntambara. Urumva ko rero Washington rwose iratabajwe. Mu kanya gatoya turi buze no kubabwira ibyo Amerika by'umwihariko isohoye cyangwa se isabye M23, kuko rwose nk'umuhuza ntabwo yicaye. N'amakuru menshi cyane dushaka kubagezaho mu kanya gatoya, kubera yuko ni update after update. Nuko nguko biba bimeze. Abantu rero bakomeje kuvuga bati ese ubu noneho biri buze kugenda bite ko General Neva yari yavuze ati rwose nibafata ngo bamwibukije ko ku itariki ya 11 z'ukwa 12 tariki 2 z'ukwa 2025 ari ahitwa Bugabira muri komine ya Bugabira. Aha ngaha rwose Varitse yari yihandagaje aravuga ati ngewe nka president w'u Burundi General ndaza kwataka Kigali cyangwa se ndagaba ibitero ku Rwanda igihe M23 zabifashe umujyi wa Uvira, kubera ko ntabwo nzabyihanganira. Ubu rero baragaragaza ko rwose hafi ya brigade enye muri esheshatu za Tafoke zamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigasubira ku butaka bw'u Burundi. Ese zaba zigiye kugaba ibitero ku Rwanda, kandi ngo zatashye shishi itabona zirukanka cyane. Ati kuki ahubwo se ingabo zitarinze umujyi wa Uvira mbere yuko ufatwa? Abantu rero bakomeje kwibaza batese none General Neva agiye kugaba ibitero ku Rwanda cyangwa ingabo zirimo kuvayo ngo zigabe ibitero ku Rwanda? Ubwo rero abantu bari kuvuga bati ubu ngubu umujyi wafashwe byarangiye, igisigaye nukunetuwaya. Amashusho yo arahari. Igisigaye nukunetuwaya umujyi, mbese nukugukorera isuku, naho ubundi abarira barire, abishima bishime, abababare, naho ubundi ibyabaye ntacyo wabirenzaho, nta kintu na gito ushobora kubihinduraho. Umugambi wateguwe nuko umeze kandi ugezweho. Abo ku ruhande rwa M23 babyina intsinzi, abo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahita barira cyangwa se babogoza bavuga bati ibi bintu bibaye ni ibiki ko tutari tubyiteguye, ibi bintu bibaye ni ibiki ko bitari iby'iwacu i Kongo tutari tubifite muri gahunda. Ibyo rero nuko bimeze. Reka rero tubashimire inshuti bakunzi, kandi kanya gato cyane turaba tugarutse tubaha izindi update zijyanye n'uburyo preparatif cyangwa se
n'uburyo uyu mujyi wari wakomeje gucibwamo amarenga ko uri buze gufatwa, ariko tutaranasoza kandi hari amakuru atugezeho gatoya agaragaza ko chef d'état major w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwe Lieutenant General Jules Banza Mwirambwe ngo yakandagiye muri uyu mujyi wa Uvira. Awugezemo ate k'ibyo nabyo turi buze kubikurikirana, ati rwose ni abandi barimo gukomeza gutangaza ko ubu ngubu umujyi wa Uvira ngo kigenzurwa na FARDC. Ibyo ni ibinyoma kuko ibimenyetso byose twamaze kubicakira bavuga bati rwose mureke gukurikirana ibyo ku mbuga nkoranyambaga birimo gutangazwa n'uruhande rwa AFC M23 ngo kuko General Mwirambwe yigereye muri urambuye. Ubwo rero turibuze kwishaka ngo ese awugezemo asangamo ingabo ze cyangwa awugezemo ariyakira. Turibuze kwigarukaho rero mu kanya gatoya. Uwiteka akomeze aduhana umugisha.